muri Yesu habamwe abana mbere yuko bafiyanse baboneka. Muri Kristo habamwe amazu n'ibibanza bitaraza. Muri Yesu habamwe imodoka perimizi itaraza. Muri Kristo ibi ngibi mujyaho ngo Imana ntiyaguha imodoka ngo nta perimi. Kuki sitayibanza perimi kayiguha nyuma? Kuki subundi yatubanje Kristo ikabona kuduha ijuru? Muri Kristo Imana ariko kuki mujya muri formire ibi abarokore twigira kugira ngo ikigeragezo kive ku mukristo nuko ubanza ukacyemera, wamara kucyemera ukagisuzugura, wamara kugisuzugura ukakirwanya. Ibi mutaremera umukristo z'umwambaro we, kuko iyo utazi icyo uri cyo ntumenya n'icyo urinda. Iyo utazi icyo ufite ntumenya icyo uhisha. Ugasanga umuntu ataye Kristo akamuta kugira ngo bamuhe akazi. Akamuta akava mu giturage ari umukristo, yagera ikigaragara buti ndaba umusirimu pa. Kuba tutaza aho Imana izanyura ntibisobanuye ko itazaza. Kuba utabona inzira ntibivuze ko idahari. Wowe ntayo ureba nyine, ariko yavuze ko izaza. Ikintu kibuza isezerano ry'Imana gusohora muri Kristo ntabwo ari Kristo tugenda ngo dufashwe gusa, aradufasha akanaturinda, araturinda akanatuvugisha, avugana natwe akanakora ibyo yavuze. Ni umwami ubana natwe. Ijwi ry'Umukanguzi. Reka tubanze dusome Joshua 13 murongo wa 14. Haravuze ngo ariko umuryango w'Abalewi wo nta gakondo Mose yabahaye keretse ibitambo byoswa by'Uwiteka Imana y'Abisiraheli n'ibyo gakondo yabo nk'uko yamubwiye. Dusome n'urwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 8 murongo waho wa 14. Muraza kwihangana dusoze n'uwa 17. Abaroma igice cya 8 murongo wa 14 dusoze n'uwa 17. Haravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Abba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Amen. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Abantu tutaziranye, nitwa Ev.Anicet Niyomugabo, ndi umukristo, mfite madamu, tubyaye 3. Si ubwa mbere ngeze hano, ariko kandi ndibwira ko niba ngikomeje kubagiriraho umugisha no ku Mana bishobora kuba atari n'ubwa nyuma. Imana ishimwe. Dufite intashyo twahawe na bene so, twari mu nkambi ya Nyabiheke, badusaba kubasuhuza. Hari abantu benshi bajya bakurikira aya materaniro online, n'abadukurikiye bariyo tuboneyeho kubasuhuza, ariko kandi reka mvemo n'umwenda wabo mbaho intashyo, baradutumye ngo tuzabasuhuze. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana dusomye. Iki gitabo cya Yosuwa tugisanzemo inkuru yanejeje, ariko kandi isa n'isekeje, iteye umunezero ku rwego rw'uruhande rw'abantu bake. Nasomye imiryango 12 y'Abisiraheli uko bose bari mu gihugu cy'uburetwa, bari muri Egiputa. Imana yavuganaga nabo, kimwe mu bintu byabaruhuraga umutima, babaga bakumbuye gutaha mu gihugu, bumva igihe bazashyika mu gihugu cy'amasezerano bazaba baruhutse, kandi koko byari byo. Imana ivugana nabo, irabarinda, ibakiza byinshi, ariko ngo bagere igihe cyo gutaha
Abalewi Imana ibwira Mose ngo ntuzabahe gakondo muri icyo gihugu, ntuzigere ubaha ubutaka, ntuzabahe icyanya bubakamo. Iramubwira ngo keretse ibyo kurya byo ku gicaniro gusa. Abizera uyu munsi, abakristo, tubarirwa mu miryango hafi ya yose, by'umwihariko uw'Abalewi n'uwa Yuda. Sinshaka kubyinjiramo cyane, ariko kandi twese twahawe gakondo isa n'iy'Abalewi. Kubera iki? Abalewi, dusomye Bibiliya, uyu Lewi avuka, nyina amwita Lewi, yaravuze ngo ni ugufatanwa, cyangwa se turakomejwe. Mu gitabo cy'igiheburayo muri Bibiliya yabo, bo bitwa abaramyi, baravuga ngo ni yawe kora, baravuga ngo ni abahamagawe n'Imana, ariko nyirizina bo baravuga ngo ni abaramyi bo mu ihema ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Umunsi Mose azamuka ku musozi wa Sinayi ajya kuganira n'Imana, amara amajoro 40 n'amanywa 40, amanuka asanga Abisiraheli barakoze ikigirwamana, yazabiranyijwe n'uburakari bwinshi, arababara, aravuga ngo buri muntu wese nafata inkota yice mugenzi we, kuko ikizira bakizanye mu ihema bakababaza Imana, aho bababarije Uwiteka nabo nibahababarire. Abandi batinya kugira iryo shyaka, Abalewi bafata inkota bahinda mu bantu barabatema. Bakimara gukora icyo kintu cyonyine, Imana ivugira muri Mose, iravuga ngo kuko mugize ishyaka ryo kweza ihema ryanjye, mbahinduye abaramyi bo mu ihema, uyu murimo uzakorwa namwe. Imana ibagabira ubwo butambyi, ibemerera gukora imirimo y'ahera hahera. Imana ishimwe. Abalewi barakomera, reka nihute, bavamwe abatambyi, ndetse mu byiciro byinshi kw'abatambyi burya ntibanganaga. Habaga hari abatambyi bajisha igitambo, kuko bose ntibabaga banganya imbaraga, hari abasaza batari kugifata. Hakavamwe abatambyi bajisha igitambo, hakavamwe abatambyi bagicinja bakica, hakavamo n'abatambyi bagitambira Uwiteka. Muri aba Balewi bari bafite ishyaka, kandi Imana ibarobanurira umwambaro uruta uw'abandi. Iravuga ngo mbemereye umwenda wa efodi. Imana ishimwe. Mbemereye umwambaro ubatandukanya na rubanda. Iyi efode yabagaho amabuye abiri, iryitwa Elimu na Turimu. Aya mabuye niyo nta muhanuzi wabaga ubarimo, bayakoreshaga ubufindo, imvugo y'Uwiteka bakayibonera kuri aya mabuye. Imana itoranya imyambaro, ihitamo kubambika efodi, umwenda w'igitambyi. Imana ishimwe. Nibutse Ezira ataha ava mu gihugu cya Babuloni agiye Yerusalemu. Ezira naramukunze, yanyuze mu nzira mbi, ahurira n'abanyazi. Umutima we wihebye, yibuka Imana yabanye nabo imyaka 70 mu bunyage. Aravuga ngo iyo Mana ntabwo yigeze icogora, kandi ntigeze inanirwa. Aravuga ngo ntabwo nyishakiraho izindi ngabo, amaboko yayo arahagije. Abwira abo bari kumwe kukageza hava, aravuga ngo reka twiyirize gatatu, nibura tuyoboze Imana inzira. Aha ndahakunda, Imana ntiyigeze icira ba Ezira inzira, ahubwo yasibuye, yari ifunze. Hari amasengesho asaba ko Imana iducira inzira, ariko hari n'amasengesho asibura izasibye. Imana akenshi ica inzira aho zitari, ariko aho ziri
ntijya yemera agasuzuguro k'abazisiba, irazisibura kugira ngo ivune n'amaboko y'abazisibye mbere. Imana ishimwe. Sinzi niba hari umuntu twumvikanye, kuko iyica inzira abasibye iza mbere bajyaga gusiba iza kabiri, ariko kuzisibura iri kubereka ko bikoze ubusa. Ariko ngo bagere mu gihugu cyo nari ngendereye, ngo barareba. Esira yari umwanditsi w'amategeko n'amateka ya Isiraheli, ariko yigisha n'amategeko y'Imana ya Isiraheli. Noneho by'umwihariko yibandaga ku rubyiruko, ku bavukiye muri Babuloni, ababwira ngo Imana yacu bigenda bityo, bitwara gutya. Amategeko y'Uwiteka, Imana y'Abaheburayo naya we yari umurinzi. Ariko kandi ngo akigerayo ngo basanga ngo hari ikibura mu rusengero kugira ngo icyubahiro kigaruke, ngo asanga igitabo cy'amategeko y'Uwiteka ntigihari. Ahamagara n'abatambyi. Icyo ngendereye ni iki? Aravuga ngo nshaka umutambyi utarataye ikanzu. Icyo nicyo nashakaga. Na Nehemiya ajya gusana i Yerusalemu, yaravuze ngo hari umutambyi waba ukifite ikanzu, waba utarataye ikanzu, nibura ngo dukorane twubake inzu y'Uwiteka. Arangije ntiyahera ku nkingi z'inzu, ahera ku nkike. Aravuga ngo reka nzibe icyuho aho rubanda rureba, mu gihe abadutangiranye bagifite imbaraga twubake batarananirwa. N'abanyamagambo bazagera igihe cyo kuvuga inkike zibasumba, turi kubaka imbere. Ariko haleluya! Imana ikubanziriza inkike, ibanza inkike inyuma y'urugo rwawe, ku rubyaro ishyireho inkike, umurozi azajye gutara umutaru rumusumba. Haleluya! Arabanza asana inkike. Imana ibanza isana inkike. Ijambo riravuze ngo turabaraganwa na Kristo. Kristo ajya kuva mu ijuru ntabwo yamanutse ngo aze gusigwa n'ariya mavuta Marita yamusutse ku birenge. Oya, ntabwo ariyo yimitse Yesu. Ariya yari ikimenyetso cy'ubuhanuzi bushushanya uwasizwe. Ariko Kristo yamanutse yarasizwe, kuko iyo asigirwa mu isi ubwami bwe bwari kurangiriraho. Ariko yasigiwe mu ijuru aho buzakomereza, amanuka yarasizwe. Hari uburyo Imana ibanza kubaka urukuta igashyiraho inkike, kugira ngo ibirwanya umuntu. Ka Dawidi yarabanje igahera training mu ishyamba. Aragenda ajya mu ishyamba. Ikintu cyantangaje, Dawidi ari mu ishyamba, Sawuli yari ari ku ngoma. Sawuli ni mwene Benjamini, Dawidi akaba uwo kwa Yuda. Bene Benjamini nibo bonyine bakoreshaga ibuye, ntabwo ari umurage w'Abayuda, wari uwo kwa Benjamini. Dawidi yimanurira inanga, aragenda aracuranga. Bene Benjamini ngo baryoherwe n'umuziki, baramubwira ngo twigishe gucuranga, natwe tukwigishe gutera ibuye. Bamuha umurage uzica Goliyati. Ntabwo uyu murage wari usanzwe uri mu biganza bya Sawuli, ariko ntabwo intsinzi iri mu biganza bye. Niyo mpamvu n'umurage wajyaga kuvayo wibuye ukajya kwa Dawidi. Imana ikubanziriza inkike mama. Bene da, Imana ibabanziriza inkike. Imana ibabanziriza inkike. Dawidi yabanjije ku kabuye, ntabwo yarazi ibyo ari byo. Yari arimo arakina, ntabwo yarazi ibyo ari byo. Yigishije abantu gucuranga. Abantu mwaragiye murabizi, iyo umuntu akuganirije ari aho ngaho byonyine, umuntu mubana mu rwuri aba ari inshuti nziza. None kubigisha gucuranga baramufasha gutarama, kandi uko abaho umuziki yararyoherwa nuko awutanga. Gutanga, iyo umuntu atanga ikimurimo abafashwa no kukirekura. Dawidi byari umunezero, kubigisha gucuranga byari umunezero. Bamwigishe gutera ibuye, Imana yateguye kera Goliyati. Reka kankavuge mite mvaho ngaruke kubarewe. Goliyati
umugabo muremure metero 6 ufite igituza cya metero 3, ikoti rye Bibiliya iravuga ngo ryapimaga ibiro 5,000, toni 5. Niko Bibiliya ivuga, ntabwo ari komanteri za Bibiliya. Igitabo cya mbere cya Samweli 16. Ibiro 5,000 apima metero 6. Umurashi wese w'umuswa ntiyamuhusha, ntabwo yamuhusha. Nta murashi wahusha Goliyati. Ariko igitangaje, yambaraga ikoti ry'umuringa, ikoti ripima ibiri 5,000. Noneho Goliyati yari afite abagabo bane. Ariko Imana ni igitangaza. Umwe yajyaga imbere, undi buryo, undi bumoso, undi nyuma. Noneho bose bakagenda bamutwaje ingabo bakingirije Goliyati. Hari abantu bajye bavuga ngo Dawidi ngo gutora amabuye ngo yatoye iryo kwizera, ngo gukiranuka, gusenga n'ibindi nta kibazo. Ariko amabuye 5 Dawidi yatoye yanganaga n'abagabo 5, 4 bari bakoroteje Goliyati na Goliyati wa 5. Goliyati ubwe bamwitaga icyubahiro kigati. Yari umugabo wari umaze iminsi 40 ari gutuka Imana. Atuka Imana ya Isiraheli n'abasirikare. Bazana kana kavuye mu ishyamba, ariko katojwe, kazi inkike, yarakuze. Haleluya! Imana yarahereye ku ntsinzi. Mana ishimwe. Uwera wa Isiraheli waduhaye kuraganwa na Kristo akubanziriza inkike. Kahagera gasanga abasirikare bashiriye mu buvumo. Ase ko mu Rwanda mwihishe, mwese ko muri mu ndake, habaye iki? Bataramusubiza ngo yumva ikigabo cyiyamira gituka Imana. Aravuga ngo ntibishoboka ko uyu mugabo uri gutuka Imana umwami yaba atamufiteho amakuru. Ntabwo watuka Imana y'Isiraheli, umwami uri muri Isiraheli nta makuru agufiteho. Arababaza ngo umwami amuvugaho iki? Kiriya kigabo nta n'ibihembo umwami yashyizeho. Abanza kureba ko kwica Goliyati hari akantu karimo. Nibura ndamuhitana bigende gutyo gusa. Atangira kubaza ibihembo. Intsinzi yamaze kuyizera kare. Nimuhitana harya biragenda bite? Abuneri ngo amwumve. Aravuga ngo ndagutwara tu. Eliya na Shama baravuga ngo ubwibone ugira udutama badusigiye ndi. Umugabo bari gutuka niwe uzanye intsinzi. Uramubaza aho udutama turi, kandi yazanye amavuta y'igishwamwaka ku rugamba. Yaje agemuye, wowe ntubaza ingemu, urabaza udutama ngo ujye kuturagira Goliyati yaguhejeje mu buvumo. Ngo udutama twawe turihe? Dawidi ngo abatera umugongo, ahindukirira Abuneri aramubaza ngo wanjyana kwa Sawuli? Mwihangane se nuvuga ibinyuranye. Iteka ryose barababwira ngo ikintu mutaranga kibahoraho. Hari ibyo abakristo banga, ariko ibyo mwanga mumbabarire muzabibona. Ahubwo ibyo mutinyuka mukarwana nabyo nibyo bizabatinya. Naho ikintu wanze kigusirisimbaho. Mu Kinyarwanda twajya tuvuga ngo icyo wanga mukabana ni imbeba. Urayitega ikaza, nta muntu uyicirira. Kandi zo gatsindwa zikunda gukinira hejuru ya saro ari uko abashyitsi bahari. Gakiniraho ari uko abashyitsi baraho. Zigira ibihe bitatu zikinamo. Iyo umuntu atangiye gusinzira, mu gihe abashyitsi bahageze, ariko Mana y'imbaraga, no mu gihe utaruri mu rugo ugifungura zikwakira ureba. Icyo wanga mukabana ni imbeba. Ibi abarokore twigira kugira ngo ikigeragezo kive ku mukristo, nuko ubanza ukacyemera, wamara kucyemera ukagisuzugura, wamara kugisuzugura ukakirwanya. Ibi mutaremera ntimuzarwana nabyo. Ibyo mutazarwana nabyo ntimuzabitsinda.
ibyo mutazatsinda ntibizabavaho. Dawidi aravuga ngo ubwo duhuriye nawe kuri tere ukaba ufite impamvu imwe Goliyati imwe yuko utakebwe ukaba utubaha Imana, iyo yonyine ukaba uri gutuka Uwiteka Imana ya Isiraheli. Dawidi areba Imana yamuhaye imbaraga zo gushwanyagura idubu n'intare, arangije aravuga ngo iyo ngiyo iyo irakungabiza. Aravuga ngo njyana kwa Sawuli. Ubundi ntiyajyaga no kujyayo, ariko Dawidi kuko yari asanzwe ari umusirikare utanditswe, ntiyajyaga kurwanirira umwami atamuzi. Ntabwo yajyaga kurwana atazwe. Aravuga tugende. Agezeyo hari akantu nakunze, yanga ikanzu ya Sawuli. Aramubwira ngo oya, noneho reka tugaruke dusimbuke gato tuganire. Dawidi wanze ikanzu ya Sawuli yanze y'urugamba kuko Sawuli nta ntsinzi afite. Ariko Sawuli amusanga inayoti Rama, yarayambuye ayimwambitse, Dawidi arayemera kuko yari y'ubwami. Yanze intambara za Sawuli ariko y'ubwami aravuga uti yinzanire ni yanjye. Sawuli amuhanurira yambaye ubusa. Dawidi azi umwambaro we. Umukristo uzi umwambaro we, kuko iyo utazi icyo uri cyo ntumenya n'icyo urinda. Iyo utazi icyo ufite ntumenya icyo uhisha. Ntabwo wamenya icyo uhisha utazi icyo ufite. Dawidi rero nawe ntabwo yajyaga gutoranya imyambaro kandi yarazi icyo ari cyo. Ntabwo afata umwambaro w'umugabo watsinzwe ngo amuhe umwenda w'urugamba yaraneshejwe, kandi Dawidi intsinzi ayizi. Ariko uw'ubwami yagombaga kuwambura kuko niwe wari umusimbure. Wambure nkwambara, ariko uw'intambara yawe ugumane. Imana ijya ibanza kubaka korutire. Ndagira ngo tuganire ku murage abera twarazwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, kandi Imana ishimwe. Ubwashize twaganiriye ku mugabo witwa Yobu. N'uyu munsi ntabwo ndasoza igitabo cya Yobu. Nasomye Bibiliya igihe kinini, ariko igitabo cya Yobu kukivamo byarananiye. Uyu mugabo ni umugabo ujya untangaza. Bibiliya iravuga ngo yari umugabo mwiza cyane, atuye mu gihugu cyari cyiza, akaba umukire wa mbere muri cyo. Usi ni Ashuri, niyo Asiriya cyangwa Turikiya ya none. N'uyu munsi Abaturikiya ni abaherwe. Niho Laodikiya, niho Galatiya, niho habaga imiti y'amaso, niho abagira ikibakuye ubuvumbuzi bw'ubumenyamuntu. Abizeye iyo histoire niho abagira ikibavanye. Juste imiti yose ivura amaso Abagalatiya bari bayifite. Noneho Laodikiya Imana bo yarababwiye ngo mungureho umuti wo gusiga. Yashakaga kubereka ko iyo bakora yaba ari pirate, ahubwo Imana itanga ari utuma babona. Kujya kubwira dogiteri uri muri laboratoire itunganyirizwamo umuti w'amaso ngo ntubona. Kuko Imana yaravuze ngo genda ubambwirire Yohana we ngo mufite amaso ariko mungureho rero umuti musige ku maso. Kandi muzi ko muri abatunzi n'uyu munsi Turikiya niyo isapurayinga imyenda ku isi y'igiciro kuruta ahandi. Uretse ku Buhinde burusha Turikiya inganda, ariko Turikiya ibarusha imyenda y'amawoji ya karite irabarusha. Amatisa ahenze n'amaturikiya va kuri aya mabaze y'amasenegali. Reka da, aya ya Senegali muribuka ko Senegali abacakara bari bahatuye, ababizanye n'abaje gukoronizwa bahageze muri Senegali. Abageze Dakar hari mize aho abacakara bagiye batujwa, batembereye barabizi. Si icyo nshaka kuvuga. Abaturikiya bari abahanga, nibo bakoraga imyenda bita imikara
y'akabayonga, imyeru y'imihengeri, noneho bagakorana umwenda perfume ukabuhumura. Nibura muri metero 50 umwenda w'umuturikiya ukabubengerana. Mujya mubona iyo muri kaburimbo hari izuba ryinshi, ubureba imbere uburyo hameze, niko umukara w'akabayonga ubumeze. Umuntu arawambara akabashayininga, wamureba ukabona araberewe rwose. Barayambaraga bajya gusuhuzanya, bakajya gusuhuzanya bavuga ngo turiho ku bwacu. Barambaraga, ariko Imana ibarebye iravuga ngo mwambaye ubusa, mungureho umwenda muhishe isoni z'ubwambure. Tekereza kugura bazi ya Senegali ukayivana muri Turikiya, Dubai, Imana yakureba uti kutambaye. Ufite umutayeri uhoraho agupima arebye taye yawe, uti nguraho umwenda uhishe isoni z'ubwambure. Bari abagabo borora intama n'uyu munsi zitanga ubwoya buvamo imyenda, ari abatunzi rwose. Iravuga ngo muzi ko muri abatunzi nyamara muri abatindi. Ariko uzi Imana kubibwira umuntu uri gukata vewiti, uti uzi ko uri umutunzi nyamara. Disi niko ireme ry'uburezi abanyafrika twahawe niko riri. Tuzi ko umukire ari ufite ibyo twifuza, ariko umukire n'ufite ibimukwiye. Munyumve gato, Imana imfashe aka kantu ngasobanure tukumve. Ubundi reka mbahura urugero. Umukecuru umwe n'umusaza bavuye guhinga, bari kugenda birira igisheke mu nzira. Bahura n'umumama, ni histoire yabaye hano mu Rwanda. Bahura n'umumama atwaye imodokari. Noneho umudamu uri mu modokari agiriye, akagira n'ijyana abana ku ishuri, n'umugabo akagiriye. Uru rugo ntirwari rufite rwose, modokari ni nziza. Noneho ariko umugabo akagira icyo cyumba, n'umugore akagira icyo cyumba, ngo anyure ku mukecuru n'umusaza bari gusangira igisheke mu muhanda. Arangazwa n'abantu bafite umubano batagize ibyo batunze. Arangije ararangara, aragenda agonga ipoto. Umupolisi ngo amubaze ngo niki kiguteje impanuka, ngo n'umusaza n'umukecuru baryaga igisheke. Mwebwe juste umupolisi biramukonfuzinga, ntabwo yumva igisheke umusaza ari kurya n'umukecuru uburyo giteza impanuka. Ariko mu mutwe cyateje ambutiyaje, cyakubisemo traffic ijambo. Kubera iki? Igisheke kiri kuribwa mu mahoro, ariko hari ibisorori tibabisangira, nta mahoro ariyo. Ugiye kwibaza ngo umukire ninde, wavuga wari uri mu modokari, ariko se ufite ibikwiriye ninde? Ariko twebwe iyo tugiye kujyaginga abakire ari bande, tureba abafite ibyo twifuza. Noneho kuko tugendera ku byo twifuza, bituma umurage abakiranutsi twahawe tuwugurisha imirimo. Bituma umurage abera barazwe tuwugurisha ibidafite akamaro. Ugasanga umuntu ataye Christo akamuta kugira ngo bamuhe akazi, akamuta akava mu giturage ari umukristo, yagera ikigara akavuti ndaba umusirimu pa. Abantu bata Christo, mbega Imana we, kubera iki? Ntabwo azi ubutunzi afite uko bungana, ntabwo aramenya ubwo butunzi. Kadushimira Imana, twakira umushumba. Imana imubushishe asanga ubutunzi abera barazwe turabufata tukabugurana ubuntu rusange. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ndabinginga kugira ngo mudahebwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Kuba umukristo, reka mbabwire,
Nowa yavuganye n'Imana umunsi umwe, iramubwira ngo bazi inkuge. Imana imara imyaka 120 itaragaruka kuvugana na Nowa. Ariko mu myaka mfite mikeya ingana nuko ngana, mvuganye n'Imana inshuro nyinshi. Urumva ubwo buntu? Namwe nimureba inshuro muvugana n'Imana mu materaniro. Kandi Eliya yarayihamagaye iramwihorera, ajya munsi y'igiti aravuga ngo ninjye njyenyine n'ubundi wari usigaye, reka amakakama amanukire nipfire. Ari Eliya umuhanuzi w'umuriro, umuntu Imana yatije igare ry'umuyaga, yasinyaraga umuyaga agaparika ku muyaga akaguruka. Umva izo mbaraga z'Imana. Eliya yari afite imbaraga z'Imana zimutera ku Eliya which means Eri bivuga Imana, ya ni Yave cyangwa Yehova. Dawidi we yabyise Imana avuze ngo uri Uwiteka, tugira itangiriro n'iherezo. Eliya umusuhuke bigere yadiyita ishubi, umugabo ubwira imvura ngo hagarara igahagarara. Ajya munsi y'igiti yabuze ijwi ry'Uwiteka, ajya munsi y'igiti aravuga ngo yaba amakakama yarangwiriye. Ariko murebe uburyo Imana ivugana namwe kenshi. Wumva ubwo buntu? Iminsi 7 yarashize kwa Yobu, biyirije ubusa, batarya batanywa mu rugo rw'umukiranutsi. Iminsi 7 ushira Imana yarabaretse. 7 ushira Imana yaracecetse. Ariko turapfukama, Imana ikavuga ngo muhumure bana banjye, mwumve agaciro ibyo abera barazwe. Ndagira ngo tuganire kuri uyu murage. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Naratangaye. Ubukwe bw'Ikana butegurwa, bwari ubwo mu muryango wa hafi wo kwa Mariya no kwa Zakariya umutambyi no kwa Elizabeth. Noneho batanga invitation bayiha Mariya kuko na Yesu yari umugenzi bamuhiye. Noneho ariko Yesu ni igitangaza, baramutumiye, mariage igiye kuba, yigira ku musozi akubitaho iminsi 40. Ntiyaza ubukwe butangira, ntiyaza ku munsi wa 2, ijambo rirambwira ngo aza ku munsi wa 3. Noneho ntiyaje yikoreye ikibindi, ahubwo yaje azanya abigishwa bo kunywa vino, kandi aza yarangiye. Tigeza n'abatwerera. Ndebera umuntu muri kumwe mu maso, umubwire ngo wamutumira akigendera. Wamuha invitation akayimarana 40 yarigendeye. 40 yimarana invitation. Ubukwe buratangira ntiyaza, ntigeza nababwira ngo turi kumwe. Yaragiye akubita 40 mu butayu, agiye kumanuka abwira abigishwa ngo tugende. Bakimubona baravuga ngo ubwagarutse nta kibazo, kuko ari umwuka wari wakujyanye, kuko inuma yamuhagazeho bareba, agenda bazi kimujyanye. Ahubwo tubwugarutse ntacyo. Ntiyanyura mu rugo, anyura mu bukwe. Ahageze Mariya kimureba, areba itsinda binjiranye. Arirebye aramubwira ngo nta vino bafite. Mu yandi magambo yarashatse kumubwira uti muhungu wanjye, tuze kugira ngo abigishwa bawe banze kubakira, ahubwo ntacyo babakiriza, nta gihari, ntacyo babakiriza gihari, vino yarangiye. Narabakunzi iyo baba munyarwanda yari kujya gufata ideni, ariko banze kwikopesha. Hari abantu babikunda, mwihangane simbatera urujijo, ariko sinafata ideni ngo nakire umushyitsi. Oya, ahubwo utakinsanganye nakubwira ndipfuka mu gihamagare, ubutaha uzacyasanga. Nta mushyitsi wo kunsiga mu makuba niseti njya ntumira. Oya. Okay, mwebwe mujye mubakira, ntimutekereze nkanjye. Ariko umushyitsi njya ujya kunsiga mu makuba cyangwa aho nsura nkasiga mu makuba, simba ndi uw'umugisha. Aya pa. Niyo mpamvu abarundi barabikemuye.
uravuga uti ni muduhe, bagahita bagusubiza ngo kubyuzanye. Kubyuzanye n'abana beza. Ariko Mariya aramureba aravuga ngo nta vino, ntayo bafite. Ariko aba badafite vino bafite amazi. Burya mu ntango amazi yararimo, kandi intango zari ziteretse zirimo amazi, ariko vino yarangiye. None ikibabaje irangira abanywi baje kandi bahaza abataranyweye ku ya mbere. Hari abantu batigeze babona ibyiza byabo, baje birangiye. Hari abantu batigeze basanga vino mu rugo, bahageze ishize. Mariya murebye aravuga uti yarangiye. Ari ishaririye isoza ubukwe ntayihari, niryoshye butangira ntayihari, ariko intango zo zirahari. Hari igihe umuntu agira intango vino ikabura, ukaba uri mwiza ariko nta wagutereta. Intango ikaba ihari ariko vino ntayo. Kaburi ikizungerezo ukagira abasore nka 50 ariko nta wakubwira ngo tubane, ugategereza reka da. Ukeneye umutumirwa mukuru. Hari igihe umuntu agira intango ugasanga muri beka yigirayo, popireri iriyo, murekwiti irahari, ariko nta vino. Nta vino we. Merutse kujyana n'umugabo ku ishuri, tugiye mu nama y'ababyeyi. Agenda afite igitelefone gihenze, ariko nta vino. Bera b'Imana, Uwiteka ahere ku nkike. Abanyakigali ni byumvuhore ni Masabo. Ninde waririmbye ngo agakweto keza gasize ipantaro iteye intuze ngo ariko ukikopesha irobo y'isukari? Ni byumvuhore. Agakweto na siraje. Itise umukunjo wakata amashu ariko ukikopesha irobo y'isukari. Intango zihari ariko vino ntayihari. Aho rero iyo binuka bityo bishaririye bityo, Yesu aba ari fiyeri yo kuhinja, aba ari fiyeri. Ibi byo kuza umubwira ngo mfite ko waheraho, arakarindira kagakama. Kuko iyo ufite aho uhera utera imigero umubwira ngo nakozaka, aza bigushobeye nta ranjoma, ntacyo uri bukore. Yesu ahinguka mu marembo, azana n'abanywi ba vino yashize. Ahageze Mariya ngo amubwire, aravuga ngo tubigendanyemo dute ko igihe cyanjye kitaragera. Aha ndahakunda kubana na Kristo ukamenya igihe cye. Mariya ntiyigeze agira pressure yuko igihe kitaragera. Yaravuze ngo ikizima nuko kitaragera. Iyo uza cyarenze ntiwari kukigarura, ariko uko kitarahagera hagume kikugerereho. Turagutegereza igihe cyawe kigere. Imana ishimwe ko Kristo ahari nubwo kitaragera, ariko arahari. Nubwo igihe kitaragera ariko kimugerereho ahari. Wamwakiriye babona nta kibindi cya vino azanye, ariko igihe cye ahamagara abahereza. Mariya arabahamagara arababwira ngo icyo abategeka cyose. Yarazi ko ibye binyura mu bidakwiriye kwemerwa. Yarazi ko abahereza nababwira icyo bakora batari bubyumve. Mariya aravuga tubashobora kubategeka ikintu mukanegosiya mukajya kugira urujijo, mwebwe icyo abategeka mugikore. Arababwira ngo mugende mudahe amazi mu ntango. Namwe mutekereze ayo bakaraba, amwe bajabikamwe intoki, mugende muyadahe. Noneho abwira abahereza, mwumva ibyo abera barazwe. Aravuga ngo nimuyashyire umusangwa. Ntabwo bayajyanye ari vino, oya. Niba nakwakira mu rugo iwanjye nkayaterura,
nawe reba amazi ndashye ku muryango aho winjiriye wayabonye kandi singiye kuyadaha nkubwire ngo vaho. Nyadashya uhari kandi wabonye ko ari ayo gukaraba nayo kujabikamwe intoki, aradaha ngo shyira umusangwa mukuru. Ko tujya tuvuga iyi nkuru tukayitaho, muribwira barateruye ijerekani bagashyira umusangwa ari ikijerekani? Icyo kijerekani se yajyaga kugiterura ngo akimuha gishyire ku munwa? Yavomenye mu ntango aramubwira ngo genda. Ndagira ngo munyumve, intango zirahari murazifite, yewe n'amazi arimo, ikibura ni vino. Noneho reka noneho mbacarayinjingeho gato, ntabwo ikibura ari vino, ahubwo harabura umuhanuzi uvuga ku mazi yo mu ntango. Ni munyumve, vino bari bazifite bwa mbere zirashira, n'abandi bari bamenyere ko zisharira. Ntabwo icyo gihe ari vino yari ikenewe, hari hakenewe umutumirwa uruta abandi. Imana imuzane mu rugo iwawe, muzane ku buzima bwa, muri ubu buzima Imana ikuzanira umutumirwa uruta abandi. Haleluya! Kandi azira igihe cye, azi ikimuzanye, azi ikibura, azi icyo akora. Haleluya! Imana iguha umutumirwa uruta abandi. Erega iseta wayibona ariko nta jambo umuhanuzi arayivugaho. Nicyo cya confusinze Namani. Mumbwira kwibira muri Yorodani, amasoko yayo araturuka iwacu. Nyibirire mwinaha ngaha imaze kubibiroha yatobamye, arahagarara aravuga ngo abana na fapa zari inzuzi nziza, najyaga kogayo. Ariko njyewe ndibira hano iwabo hari inzuzi nziza, ariko nta muhanuzi uvuga ku ruzi wari uriyo. None Yorodani ni mbi, ariko hari umuhanuzi wayivuzeho. Bari bakeneye uvuga kuri za ntango. Umusangwa ngo anywe ku mazi, ikintu cyatangaje abahereza. Umusangwa yashimye ko ari vino ngo iryoshye, hanyuma basubire kureba mu ntango hamwe bavomye, basanga n'amazi bavomaga yose yabaye vino. Ni munyumve, bari bamenyereye kwinjira bajabika intoki mu mazi. Vino kuko ishushanya amaraso ya Kristo, aravuga ngo amazi n'imigenzo yanyu n'ubundi ntibyabezaga, mujye mwoga amaraso yanjye. Niyo mpamvu yashyize vino aho bakarabira. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Reka ngaruke, Abalewi Imana ibakura mu yindi miryango uko ari 12. Umuryango w'Abalewi Imana ibwira Mose ngo ntuzakora ikosa ryo kubaha ikibanza. Imana izibikwiriye abayo, iravuga ngo bo uzabarekere igicaniro bajye benyegeza, batashe inkwi zo ku gicaniro, bazana ibitambo, hanyuma batungwe n'ibyo ku gicaniro gusa. Kuko wari umurimo ujya kuba mushya kuri bamwe, babona ubutaka barabubuze, babona ntibazabona aho baragira imikumbi yabo. Ariko Imana ibyibahaye ku gicaniro. Imana ishimwe. Nasomye ijambo rirambwira ngo yashimye ku butunzi bwayo bwose bwuzurira muri Kristo Yesu. Iramufata, harimo amahoro, harimo ubutunzi, harimo icyubahiro, harimo ubugingo, harimo amafaranga dushaka. Kristo irangije iramufata imutangana n'ibindi byose. Iyo umuntu akijijwe, nakiriye agakiza, umugabo umwe duhura mvuye kwigisha muri rancha wa Nyarugenge, arandeba arambwira ngo ariko uri umusazi. Ndamubwira nti hoye.
hambwa ngo ntabwo uri umusazi. Ntihoye. Uvuye hese? Mvuye gusenga. Arambwa amasengesho arangira ryari? Ndamwa ni rancha watu dufite amasaha 2. Ni ugaterana amasaha 2 ukagenda nti tubupe ntabwo uzasubira mu musigiti. Ntireka. Baguhemba ngahe se? Ndi ntayo. Ikubita ngo ya baba. Ngibu uzabishobora i Kigali. Ntabwo azimari iri muri Kristo Yesu. Ntabwo azi ubutunzi bubitse muri Kristo. Muri Yesu habamwe abana mbere yuko bafiyanse baboneka. Muri Kristo habamwe amazu n'ibibanza bitaraza. Muri Yesu habamwe imodoka perimi zitaraza. Muri Kristo ibi ngibi mujyaho ngo Imana ntiyaguha imodoka ngo nta perimi. Kuki sitayibanza perimi kayiguha nyuma? Kuki subundi yatubanje Kristo ikabona kuduha ijuru? Muri Kristo Imana ariko kuki mujya muri formire ngo nta perimi nta modokari? Abagenda mu modokari bose baritwara. None se ariko aribira n'umushoferi hahenda iki? Gihahenda essence. Wabona essence ukabura yo guhemba umushoferi. Nta kintu kibuza isezerano ry'Imana gusohora. Muri Kristo habamo urunyurane rw'iby'isi yiteze. Imana ishimwe. Harimwe ibirenze iby'abantu batekereza. Niyo mpamvu abagabo bemeye gupfa. Paulo ari imbere y'umucamanza haravuga ngo narinezejwe nuko mwamera nkanjye havuyeho iminyururu iri ku ntoki. Abagabo bari kumucira urubanza ngo bumve ko yakisubiraho. Haravuga ngo mbifurije kumera nkanjye havuyemo iminyururu imboshye. Uturetse iminyururu imboshye gusa, kwizera no kumenya nabifuriza ko mumera nkanjye. Nawe ndebera Yobu abwiye Elifazi ngo iyo mera nkawe nari kubona icyo mvuga, ariko kuko ngewe ntari wowe nibyo nakubwira ntiwabyumva. Arahindukira abwira Imana ngo ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Umugabo uri kubivuga uruhu ruri kubora. Uruhu ruri kubora. Yesu ari ku musaraba, abantu bari hasi arababwiye ngo namwe abarushye n'abaremerewe namwe mutekereze. Kandi warabambye, yambaye ikamba ry'amahwa, imisumari mu biganza, mu maguru harimo imisumari, ari gupfa. Namwe abarushye, ubwo uwari ukwiriye ubutabazi nindi, ariko ubutunzi buri muri we bumutera gukomera no mu gihe cy'urupfu. Haleluya! Nicyo cyatumye umujura amureba amubona nk'umwami ugarutse kwima ingoma. Ntigeze amubona nk'umuntu uri gupfa. Barabambanywe, Yesu arabambwe, ntamubonye nk'upfa, aramubwiye ngo igihe uzagarukira. Wari kumubona agarutse. Ubwo uzagaruka uzanyibuke. None kureba Kristo ukamubonamo ibimubitsemo bituma umujura yibona ahandi hantu. Nawe yakabaye kuba ari gupfa, ariko ahabwa ihishurirwa rimwereka aho azaba ari. Aravuga ngo uzanyibuke, ntiyavuga ngo nzaba napfuye, nawe yibona hari. Guhishurirwa Kristo bikwereka ubuzima mu gihe cy'urupfu. Nasomye ijambo rirambwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Imana ishimwe. Umuntu yararwanye anyuziye ariko ntiwemeye ahatura, umurazi byo ku gicaniro. Ntabwo bari bazi ibyo ari byo. Nagiye mu rusengero bwa mbere njya gusenga, bwa mbere nkiba umukristo, mfite ibyifuzo 3 ku gapapuro. Ibyo nize n'uyu munsi ndakiga kugira ngo ndebe ko nazirwanaho, kuko ibyo nize ntacyo byamarira inaha. Astronomy mu Rwanda ntayihari. Narahagerageje ndakurikirana online, reka da ntebye mbona fikihi ntibizavamo. Ubumenyi n'amategeko by'idini ya Isilamu se nzabijyana he?
ntibivamo. Ndaba nibura reka mpindure ndebe ko hari uburyo nakirwanaho. Iyo ndasunikiriza njyaho. Nari ifite ibyifuzo bitatu nyigera mu rusengero. Nari naranditse nti nzabaho nte ibyo nize bitazantunga mu Rwanda. Kumbi igicaniro cya Kristo mana we. Icya kabiri nari mbabajwe n'umuryango wantaye. Nageraga mu rugo mama akavuga ngo aranyishe bakamfunga. Ndibuka icumbi nasabye kuri buri gade sinzaryibagirwa. Nkajya ntaha muri polisi buri mugoroba ngataha yo mu gitondo bakamfungura nimugoroba nkajyayo. Ariko mana we, ngiye gusenga haje umugabo witwa Samweli yari yaturutse i Kongo. Abana n'ubumuga bwo kutabona. Yashyiraga Bibiliya ku mutima akayisoma atayibumbuye. Hari abantu bamuzi? Accent papa Samweli. Yashyiraga Bibiliya ku mutima akayisoma itabumbuye. Nandikaga papuro nicara ku ntebe ya gatatu inyuma. Ariko abera bahawe umutungo. Haleluya! Haleluya! Ariko umutungo ugenda ukaba ijisho ry'umuntu utabona, umureba agasoma agapapuro atanditse utamwegereje. Ariko mana we, uzaduhe kukugumaho. Imana izaduhe kuyigumaho. Yicara ku ntebe ya gatatu inyuma nambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara n'ikibodaboda cy'umuhondo. Ikibodaboda cy'umuhondo yahigaga yari yamaze gushyijanja. Aravuga ngo agahungu kicaye inyuma ku ntebe ya gatatu. Ndavuga ni mwarimu bikubwiye uti kambaye umupira w'umutuku. Ndavuga nti ibyo birakureba. Umupira w'umutuku se ni mwarimu bikubwiye. Aravuga ngo Anicet Niyomugabo. Ndamwihorera. Ibyo guhishurirwa no kwerekwa nabigiragaho urujijo kuko mu musigiti ntibyari bihari. Aravuga ngo ufite agapapuro. Afuza agapapuro. Aravuga ngo uzabaho gute ngo ibyo wiza bitazagutunga. Mpita manuka ndapfukama. Mana we. Ariko reka ningingo umuntu ufite Bibiliya asomera iyi verse iri muri Zaburi ya 62 umurongo waho w'icumi. Uyu murongo ndawukunda we. Ntabaraho kabyaraho accent. 62 Zaburi umurongo w'icumi. Nukuri aboroheje n'umwuka gusa. Nukuri aboroheje n'umwuka gusa. Kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa mu gipimo. Nibashyirwa mu gipimo. Ntibazika ntabwo bazika bazateruka. Bose bateranye. Bose bateranye. Umwuka barusha kuremera. Umwuka barusha kuremera. Tori abone sayini mondra. Haleluya! Bose bateranye. Bose bari kumwe, abakomeye nabo boroheje, abanyembaraga, abanyabushobozi, abanyabutware, abarosi, bande bateranye bose umwuka barusha kuremera. Nibashyirwa mu gipimo ntabwo bazigera bika hika ikintu kiremereye ngo bose bazateruka. Umwuka iyo ataragukugeraho uba wumva ufite ibiro byinshi. Naramanutse ndapfukama. Arangije aravuga ngo umva ngo wibajije ngo uzabaho gute umuryango wakwanze ngo Kristo akuremeye umuryango mushya. Navuye mu ntebe ngenda nkambakamba. Ngeze yamfata mu mutwe. Aravuga ngo ni Imana yaguhamagaye. Mbega ikintu kiryoha. Ijwi ry'Uwiteka riraryoha we. Imvugo y'Imana iraryoha we. Arangije aravuga ngo ejo uzatanga ubuhamya
deja hari kuwa gatanu, kuwa gatandatu bafite umubatizo, noneho ku cyumweru igiterane kigasoza. Kuwa gatandatu ngenda mfukamye, plutôt kuwa gatanu, kuwa gatandatu mu gitondo ndabatizwa, ntanga ubuhamya mu giterane. Ariko Imana ni igitangaza, Imana ni igitangaza. Ibyo nibaza ngo umuryango wo kwa Nshogoza wari muto, kwa Habiyaremye Jacques, kwa Jafari wari muto, ubu se murangana iki? Ubu mungana iki? Imana yabwiye Aburahamu ngo va mu gihugu cya so, usiga inzu ya so. Iyo Imana ihamagara Tera, Aburahamu agakurikira Tera, yari kuguma barirwa mu muryango wo kwa Tera. Ariko kuko hari umuryango mushya Imana ishaka kubarira muri Aburahamu, si gusanzwe, usanzwe nugukurikira uzabarirwe muri wowe, utabariwe muri wo. Reka ngere hafi dusenge. Umutungo Imana yarebye icy'agaciro ifite mu bwami, isanga ntiri bwohereze intebe nyirayo ngo asigare. Iravuga ngo gusiga intebe biroroshye nkamanuka. Kandi ntabwo Imana imanutse kubw'Abayuda. Abayuda bari bafite abatambyi babatambira. Imanutse kubwatwebwe tutagiraga umutambyi, nta gitambo, nta gicaniro, nta rusengero, nta mana, nta n'umutambyi. Iravuga ngo ndamanuka. Nasomye ijambo rijye rinezeza. Yaravuze ngo nzateza ishyari ku ishyanga nyakuri, kugira ngo ndokore ubwoko butari ishyanga nyakuri. Nawe utekereze kubona umwana w'imfura, Imana ifata ububyutse bwa Isiraheli ikabukubita hano, akaba ari mwe musirimba indirimbo za Zafu, za bene Zafu. Ubwabo nta ndirimbo zikiriyo, tukaziririmbira hano. Imana iterura Kristo, ariko ubundi iyo tutamugira burya twari kuba abandi. Harya kuvuka hakomeye ngo byitwa ibiki? Ntabwo muzi ibiza byaduteye mu Rwanda. Siho gusa, umwana ariga yaminuza ukagira ngo bamwigishaga kunywa itabi. Arasoza amashuri azi itabi riruta andi matabi. Mugo zatumariye abana, kandi barize, bize heza, babayeho neza, ntibabuze ikintu na kimwe. Dukeneye umurage abera barazwe, kandi uwo murage urenge kuri mwe, ujye no mu mbyaro, ujye no mu rubyaro. Imana ishimwe, uwo murage ugere no mu bana, ugere mu rubyiruko. Umugabo yigeze adusanga hakuri ya ADPR ya Remera, na makuru mpamo. Aha dusanga mu gitondo turi muri Nibature, atuye hafi aho. Aravuga ngo muri kunsakuriza. Hari umwarimu wa hano CGM witwa Niha muramuzi? Asante, niwe wari uhari uzamubaza iyo histoire. Umurage abera barazwe urinda nyirukuragwa. Umugabo areba niwe wari uri kubwiriza, niwe wari umwigisha. Arangije amuciraho. Niha aramubwira ngo kwa cinara Yesu. Umugabo ariterura yikubita hasi. Iyo njya kubabesha sinajyaga kuvuga Niha. Umugabo ni umugabo bagirira batya. Ni umugabo ariterura yikubita hasi arasamba. Dusigarana task yo kuvuga reka tumusengera byukaha atahagwa tukabizira. Umutungo abera barazwe, ariko Imana ni igitangaza. Uyu mutungo uhagarara ku mwana nyina atari mu rugo. Uyu mutungo ujyana n'abana ku ishuri umubyeyi yarasigaye. Uyu mutungo ujya muri business waje gusenga. Umutungo abera barazwe. Haleluya! Yesu twahawe
ntabwo ari Kristo tugenda ngo dufashwe gusa, aradufasha akanaturinda, araturinda akanatuvugisha, avugana natwe akanakora ibyo yavuze. Ni umwami ubana natwe amanywa nijoro. Umunyashuramukazi yabwiye Salomo ngo ukuboko kwe kumeze nk'inyegamo z'amahema y'Ikedari. Ariko mana we, aravuga ngo uwo mukunzi yanjyanye mu rugo rwe, ngo kandi ibendera rye ryari hejuru yanjye, ari rwo rukundo. Aravuga ngo none Salomo, mumpemburisha amatapuwa n'inzabibu, kuko urukundo runsabye. Aravuga ngo dufite impamvu tugukunda, kuko urukundo rwawe rutamye kuruta amavuta y'amadahano. Ariko Imana ni igitangaza. Uyu murage twahawe niho yahagaze imbere y'umugabo, umugabo ugira abamurinda, umugabo w'icyubahiro mu gitondo, kuko ahangaye urusengero gusa. Ariko Imana ni igitangaza, aragaragurika. Nawe urebe abakuroga uko bangana. Uzabanza ugira wowe urakarira bake wamenye, urakarira bake wamenye, abo utaramenya nibo benshi. Kandi uko bukeye umurozi aravuka, ntibajya bashira, nabwo babutanga mu murage, baraburaga. Hari igihe wagwaga neza none nyirakuru abumusigira ejo, ariko tukaba muri bo, tukagenda muri bo. Yesu wizeye imbaraga z'umutungo we yaravuze ngo aho mbasize ni hagati y'amasega, mwebwe muri intama. Tekereza ngo mugende mufite ubwenge. Ndashoje. Ubwashize narabibabwiye, Imana iguhisha rubanda ikubitse ku karubanda, ikakubikaho rubanda ruri mu biganza byabo. Umutungo abera barazwe utwemerera kuba hagati y'abatugerageza, ariko ntitwicwe n'ibigeragezo byabo. Ukabaho, yewe ushobora no kujya kurwara bakakuvura, akazibuka ko ari wowe wagiye. Dawidi yageze kwa Akishi acira inkonda, Akishi amurebye aravuga ngo ko abasaza ari benshi mwanzaniraga iki ngiki, iki cyajyaga kwicisha iki Goliyati. Dawidi ahavuye agenda avuga ngo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro. Imana iguhisha mu nkonda imbere ya Akishi. Ariko iyi Imana wayigereranya n'iki? Uretse ko ducogora, ariko twahawe imbaraga ziruta izindi. Pawulo yabwiye Abaroma, yarababwiye ngo Abayuda tubarusha mu buryo bwose. Aravuga ngo ibya mbere tubitse ibyasezeranijwe. Reka mbabwire, ntabwo umuhanda wo ku nyanja itukura iyo ujya kuba uhari, twajyaga kugira urujijo ko hari abagenzi bari kuwugendaho na Egypte yari kuwita uwayo. Ariko aho Imana yawubitse, yawuhakura ikawutereka imbere yawe, inzira ikongera ikaboneka. Ntabwo aho Mose yakuye agafu agakungutira mu kibo cy'umupfakazi, Plutôt aho Eliya yagakuye ntabwo kashizemo. Imana iracyafite uruhande rubitse mw'ibyo ukeneye, iracyafite byinshi, ariko irashaka tubanze dusingire ubwo butunzi ari bwo Kristo. Pawulo yaravuze ngo nabonye ko kuronka ubwo butunzi butagira akagero, naburutishije ibyo narindimo byose. Ibyanjye afata inganda ebyiri yagiraga ziboha amahema, aravuga ngo ibyarindamo nabitekereje ko ari amase, kubwo kuronka ubutunzi bukomeye. Ndagira ngo nkubwire ko Kristo ni umwigisha. Kristo akwigisha ibyo utazi, agukoresha ibyo utigeze wiga, agutuza aho utigeze utekereza, aguha ibyo utigeze wifuza,
agushyiraho utigeze wisabira, arenza n'ibyo utekereza. Pawulo niko yabwiye Abayefeso, yarabwiye ngo abasha gukora ibiruta cyane. Ku rubyaro abasha gukora ibiruta, ku mugabo arabikora ibiruta, ku mugore akora ibiruta. Ejo bundi nakoze skandari, mpamagara umugabo w'inshuti yanjye witwa David, akora muri banki. Ndamwana imfasha, mfite umugabo ushaka kwishyura amafaranga. Ndamwana imfasha ngurireho miliyoni 15 nari nyafiteho, umpere madamu. Ubundi iyo atari miliyoni 5 ntabwo bazitanga, ariko birashoboka kubw'impamvu runaka ko bashobora gutanga amafaranga arenzayo kubw'impamvu runaka. Madama akivayo, umumotari yari yamubaze hariya kuri Texirwa, atwara isakoshi n'ubu kuboko, arayijyana. Imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, miliyoni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. N'umuba w'inote, n'umuba w'inote. Madama ahita ahahamuka, arahahamuka, aravuga ati ningenda njyenyine ndahita niyahura, ninguma mu rugo sinzi uko mureba. Agira umugisha, ahita afata utwana aragenda. Ngiye kumureba, dore Vitali niwe wagiye kumundebera. Vitali Imana imuha umugisha, yaramuhamagara ngo uti Vita ndakwitaba, ariko niba uri kumwe na Anicet sinzi uko mureba mu maso. Nari nagurishije akazu nari mfite hariya. Areba inzu tugurishije, areba amafaranga agiye, areba ideni, aravuga turabigenza dute. Ariko ubutunzi twahawe, reka mbabwire, Imana ntijya yiyeranja. Ifite uruhande ibwira ngo rekura inote. Ifite uruhande. No, ibintu byose biri mu isi bigira izina, kandi gifite izina kiba cyitaba, kiba kiyizi, kigira amatwi. Imana iragihamagara kikumva. Mu bintu bijya bigora Imana, iyo Imana ihamagaye, mu bigorana kwitaba n'abantu gusa nibo bagorana, ariko ibindi byose Imana ibihamagaye biritaba. Imana iguhagarara imbere kakubwira uti wijya hano ugashaka izindi nzira uzanyura hujye, ariko indogobe yirahagarara ikabwira Balamu uti ntaho natambuka, nabonye nyiri inzira singenda. Ariko abantu bo barinangira. Imana yahamagaye inote. Dukurikirana wa mujura turamubona, ntitwamufata we, dusanga yagiranye communication n'abakozi bo muri banke, batwara ya mafaranga. Umujura agiye Burundi, ariko tugera iwe mu rugo. Mpageze nsanga umugore amaze hafi 3 aburara. Ndavuze ngo nibateze inzu, yarambwiye uti ndi umugore wa 2. Icyakora ninjye twasezeranye, tubyaranye 2. Uwa mbere bari bafite 3, n'utu twana ubona aha, mbarera ari 5. Umugabo yagiye, nta n'urutoboye yansigiye. Turajya guteza inzu, abana bazabehe. Mfata 15, nayo mfite 20. Ndamwana ngahakira ugura isukari y'abana. Wabigira guteze? Dawidi ko ari we Shimeye yatutse mu gitondo azindutse bajye kumwicaraho guti n'Uwiteka umungabije. Uti nimumureke niwe warikoze. Byajyaga kugenda bite? Undi bashyira muri brigade barafunga. Umukozi wa banki ngo afungwe, tujye kureba, dusanga nawe imyenda afite ntingana n'imitungo afite. Turateza se bizagende bite? Imana inyura ku ruhande ikagisunika desa zenyisa miliyoni. Yewe data, uzi ko burya amafaranga abaho? Iyo amafaranga abaho, amafaranga reka mbabwire, icyo wabuze ntuzagire ngo ahandi ntikibayo, ahubwo ujye wiginga Imana igisinyare cyiza.
reka nsoze bene da, ariko twahawe ubutunzi bukuzengurutse Yeriko gutya gusa nta kuvuga. Imirindi ibirenge by'Abisiraheli kubera imbaraga z'umutungo barimo bikaremerera inkike z'i Yeriko gutya gusa, gutambuka kuzenguruka gusa byonyine bikaremerera Yeriko. None ubu butunzi bujye no mu rugo iwawe, bwirukanyire kwa fiyanse. Ubu butunzi bujye kuri ya ndwara buyiremerere. Haleluya. Bufite inzira, ubutunzi bugira inzira bujya bunyuramo. Iyo buje ntitumenya ngo bunyuze he buza. Noneho ariko Imana ni igitangaza. Kuba tutaza aho Imana izanyura ntibisobanuye ko itazaza. Kuba utabona inzira ntibivuze ko idahari. Wowe ntayo ureba nyine, ariko iyo yavuze ko izaza, izanyura. Pawulo arabivuze, aravuze ngo niba koko twemera kubabaranwa na Kristo, ngo duhananwe nawe ubwiza, turi n'abaraganwa nawe. Mwanyemereye mukegera ijuru tugasenga. Ninde utagushima Jehova Rafa? Ninde utaguhimbaza Mwami? Ufite icyifuzo wese agifite kuko ariho. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ikuzimu ho nta mirimo, abageze ahacecekerwa ntibavuga. Ariko nyemerera natwe dutinyuke tuvugira imbere yawe. Ijambo ryawe nasomye mu gitabo cy'umubwiriza ryarambwiye ngo si byiza ko umuntu agira ishyushyu ryo kwihutira kugira icyo avugira imbere y'Imana, ngo kuko twebwe turi mu isi, Imana ikaba iri mu ijuru, isi ikaba yanduye, ijuru rikaba ryera. Ariko nyemerera tugira icyo tugusaba. Niba ari impamvu z'ibyaha zituma abantu badasenga, reka tuzibutse amaraso ya Kristo yoza abanduye. Niba ari umubiri, hari ubugingo abera barazwe. Niba ari isi, twebwe twicaye iburyo bw'Imana turabera n'abaziranenge. Nyemerera dutinyuke dusabe kuko wabitwemereye. Umva gusenga k'uyu mubyeyi, wumve gusaba k'uyu mukobwa, umva kwinginga k'uyu musore, umva uyu mugabo. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo uwo mwuka aratunihira, avuga ngo abadata. Uzi ibyo dukeneye, uzi ibyo dushaka, uzi ibidukwiriye. Renza amaso ibyo tugusaba, urebe ibikwiye igihe cya none. Menya igikwiriye ibi biganza Mwami, reba igikwiriye uyu mutima, menya igikwiriye ibi birenge Yesu. Turagushimiye, dusengeye umurwayi uri mwari no teraniro kugira ngo uburwayi bwe bucyahwe. Ari abadukurikiye kuri izi mbuga zitandukanye, ari abadukurikiye online, ari abadukurikiye ku macano zitandukanye, turasenze ducyashya indwara, ducyashya ibitaraturutse mu mugambi w'Imana. Waduhaye umurage, uduha imbaraga, urangije uravuga ngo ibyo bimenyetso bizagendana n'abizera, nuko muzarambika ibiganza ku barwayi bagakira. Twatuye umunezero kubariraga, twatuye ibyishimo ku banyamubabaro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, impundu zikuvugirizwe, amashyi akuvugirizwe. Bibi byawe iteka ryose Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.